Amahoro y'Imana nabane namwe abakunzi b'Umukiza wacu Channel TV, nizere ko mumeze neza aho muri hirya no hino mu mpande enye z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali. Turabashimiye cyane rero abadukurikiye ku Mukiza wacu Channel TV, muri kumwe nanjye Evariste Ningenera guturuka mu Bugesera. Ni muri iki kiganiro sobanukirwa nabateguriye uyu munsi wa none, gifite insanganyamatsiko igira ngo Imana yacu irashoboye. Imana yacu irashoboye nicyo kiganiro bafite uno munsi wa none. Tugiye kureba ijambo ry'Imana ritwereka uburyo Imana yacu ishoboye, kandi uyu munsi wa none ibyananiranye ku buzima bwawe, uyu munsi Imana yacu irabishoboye, uyu munsi Imana yacu hari ikiri bubikoreho, uyu munsi wa none Imana yacu iraza kukwiyereka, ikwereke ko ishoboye. Yizere rero kandi uyikiranukire, ubundi wirebere ibyo Imana yacu igiye kugukorera. Imana yacu nishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Tugiye kureba amagambo y'Imana ari mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 14. Turasoma umurongo wa 8, turamanuka hepfo gatoya, turagarukira ku murongo wa 11. Turasoma Ibyakozwe n'Intumwa ibice 14 umurongo wa 8 kugeza ku wa 11. Pawulo akiza ikirema i Lusitira. Pawulo akiza ikirema i Lusitira. I Lusitira hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, ntabwo yari yarigeze atambuka. Uwo yumvise Pawulo avuga, nawe amuhanze amaso, abona ko afite kwizera kwamuhesha gukizwa. Avuga ijwi rirenga ati, byuka uhagarare, ibirenge byawe weme. Arabambaduka aratambuka. Abateraniye aho bose babonye icyo Pawulo akoze, bavuga ijwi rirenga bati, Imana zitumanukiyemo zishushanije n'abantu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Pawulo akiza umuntu wari ufite ubumuga, yararemaga amaguru, niko yavutse ameze. I Lusitira hari ahantu, nk'uko twavuga ko ari mu Bugesera, nk'uko twavuga ko ari i Mwendo, twavuga ko ari Kabuye cyangwa se ari Gashora. Hari umuntu wavukanye uburema, avuka yararemaye ibirenge. Mu mibereho yiwe, mu mikurire we, biragaragara ko yari umuntu mukuru, ariko mu kuvuka kwiwe ntabwo yari bwigere atambuka na rimwe. Yabonaga abandi batambuka bikamutera ipfunwe, yabonaga abandi batambuka akibaza uko bizagenda, ariko Uwiteka Imana amugirira neza, aramwiyereka, amwereka ko Imana yacu ishoboye. Hanyuma Pawulo uwo yari ari aho i Lusitira, arimo arabwiriza abantu ubutumwa bwiza, arimo arabwiriza abantu inkuru y'agakiza. Arangije wa muntu wari uremaye araza atumbira Pawulo, aramutumbira, aramwitegereza. Ahari yari amaze kumva ijambo Pawulo arimo arigisha, ari ijambo rifasha abantu. Yari ari kumva Pawulo ijambo arimo arabwiriza abantu ari ijambo ryiza riryoheye amatwi, ndetse rikaba n'iritunga ubugingo. Pawulo abonye gutumbira k'uwo muntu uremaye, arebye agahinda afite kuva yavuka atarigera akandagira, atarigera atambuka n'intambwe n'imwe. Arangije areba ukwizera k'uwo muntu, asanga ari uwo gukizwa. Pawulo arangije arangurura mu ijwi, aravuga ngo, haguruka, haguruka ukandagire, ibirenge byawe nibyeme. Arakandagira biremera, izina ry'Imana ririhabwa icyubahiro. Haleluya.
uyu munsi wa none hari abantu baremaye, uyu munsi wa none hari abaremajwe n'indwara zitandukanye, uyu munsi wa none hari ubumuga wavukanye, ariko Uwiteka Imana yo mu ijuru yizera, Uwiteka Imana yo mu ijuru aje kukugira neza kugira ngo ubwo burwayi bwakubereyeho karande bukire. Hari abaremajwe n'amaguru, hari abarwaye indwara z'amarozi zitandukanye, abenshi barabahetamisha, abandi babahekesha inyonjo, abandi batuma ntacyo bakwimarira, abandi bahinduka abasazi ku musozi, ariko Uwiteka Imana arambwiye ngo uyu munsi aje gusohoza ibyo yavuganye nawe, uyu munsi aje kugira neza ubuzima bwawe, uyu munsi Uwiteka Imana irashoboye, ije kwereka yuko ushoboye ku buzima bwawe, uyizere kandi uyikiranukire, ibindi irabyikorera. Imana yacu nishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Pawulo yakira uwo muntu wari ubabaye, aravuga ngo ndategetse mu izina rya Yesu. Tujya tubasha gutegeka mu izina rya Yesu indwara zikumva, tujya tubasha gutegeka mu izina rya Yesu abadayimoni bagahunga. Uyu munsi wa none ni umunsi ngiye gusengera abantu batewe n'imyuka y'abadayimoni, abantu batewe n'indwara z'imyuka y'abadayimoni. Abadayimoni bakaguteza umutwe udakira, abadayimoni bakaguteza umugongo, abadayimoni bakaguteza guhinamirana, abadayimoni bakaguteza umutwe w'uruhande rumwe, ariko Uwiteka arambwiye ngo uyu munsi agiye gushyira iherezo ku burwayi bwawe. Uwiteka ni umwizera, aragukorera ibikomeye cyane. Uwiteka ni umwizera, arakugirira neza. Uwiteka ni umwizera, arakurengera. Uwiteka ni umwizera, aragutabara. Uwiteka Imana yacu irashoboye, Uwiteka Imana yacu irashoboye. Ndashima Imana yuko hari umuntu yakijije kanseri, ndashima Imana yuko hari umumama yakijije indwara ya hepatite, ndashima Imana yuko hari umumama yakijije indwara y'amarozi, bari baramuroze kwiruka ku musozi, ariko Imana igirira neza uwo mumama, iramukiza arongera aba muzima. Uyu munsi wa none ndakurarikira kwizera, ndakurarikira kubaha Imana, ndakurarikira kwihana, kugira ngo Imana ishyire igitangaza ku buzima bwawe. Wowe wivuje hirya no hino bikananirana, wowe wagiye muri CHK, wagiye muri Fayisari, wowe wagiye i Kanombe, ndetse wabashije kujya ku bitaro by'akarere ndetse n'iby'igihugu, ndetse ubashe no kujyanwa mu mahanga ariko byaranze. Uwiteka Imana agiye, uburwayi bwananiranye agiye kubushyiraho iherezo. Ibibazo ufite by'uburwayi Imana igiye kubyivangamo kandi irakugirira neza mwene data. Aleluya. Imana yacu nishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Uyu munsi Uwiteka Imana ari kumbwira ngo hari abantu Imana igiye gukiza uburwayi bwabo, hari abantu bivuje birananirana, wowe wagiye mu bapfumu rekeraho, ugiye kukurengera. Uwiteka Imana agiye kubana nawe, Uwiteka Imana agiye gusohoza ibyo yavuganye nawe. Ubwo kwiheba ufite n'ukwike, ubwo kubabazwa kuguteye agahinda no kwiganyira, rekeraho kwiganyira kuko Imana yacu irashoboye. Nje kukubwira yuko Imana ije kugira neza ubugingo bwawe, ije kugirira neza umubiri wawe, ije kugirira neza umutima wawe. Uyu munsi wa none abarwaye indwara z'umutima nibakire, abarwaye kanseri nibakire, abarwaye kovide nibakire, abarwaye asima nibakire mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera abafite amarozi yananiranye ubuvuzi, ndasengera abagiye kuvurizwa mu bapfumu mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubita hasi imyuka y'abazimu, ndananije imyuka y'abadayimoni, ndananije imyuka y'amahembe, ndananije imyuka y'ibitega, ndananije abadayimoni bateza kuyongobeza ubugingo, abadayimoni bashinzwe kunywa amaraso y'abantu. Umuntu akuma yumva, akumva ari kuzunga isereri. Mu izina rya Yesu ngize iherezo k'ubwo burwayi, mu izina rya Yesu ndahananura imyuka
imyuka y'abasimu, ndananiza imyuka y'abadayimoni, imbaraga za gishatani nizikurweho, imbaraga z'abazimu nizikurweho, imbaraga z'abazimukazi nizikurweho, imbaraga z'abadayimoni nizikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi wa none Imana nishyira iherezo ku burwayi bwa buri muntu uwo ari we wese, abarwariye mu bitaro kwa muganga nitange gukira batahe, abarwariye mu ngo zabo nibahagurutse ku bisasiro babashe gukora, abarwariye hirya no hino ku bavuzi batandukanye Mana tanga taransiferi yo gutaha mu izina rya Yesu Kristo, ubagirire neza, ushyire iherezo ku burwayi bwabo. Ndagushimiye kuko uri Imana ikiza, ndagushimiye kuko uri Imana igiye kurengera ubwoko bwawe, ndagushimiye Uwiteka Imana kuko ushoboye, ineza yawe irahambaye, komeza kubana natwe kandi ukomeze kudushyigikira, twizeye ko ushoboye byose kandi twizeye ko hari abo ugiye gukiza, mu izina ry'umwami wacu Yesu urakoze, ugize neza, amina. Gukorera namenye ifite imbaraga, birakwiye ko ngukorera namenye mbaye umubiri, birakwiye ko ngukorera namenye ifite umubiri, birakwiye ko ngukorera namenye ifite imbaraga, birakwiye ko ngukorera namenye mbaye umubiri. Mugihe kukubu narasubira aho wahoze, no mu gihe urimo nawe wisubiza Mana, shoboza Mwami nzajye ngukorera, shoboza Mwami nzajye ngukorera. Birakwiye ko ngukorera namenye ifite ubu, igihe abarenzereye batari barinda umushyitsi, igiti cy'umurozi nayo kitarageraho kirara, intwari zikarunama. Birakwiye ko ngukorera namenye ifite ubu, igihe abarenzereye batari barinda umushyitsi, igiti cy'umurozi nayo kitarageraho kirara, intwari zikarunama. Mugihe kukubu narasubira aho wahoze, no mu gihe urimo nawe wisubiza Mana, shoboza Mwami nzajye ngukorera, shoboza Mwami nzajye ngukorera. Erega Mana wampishe ibanga sinshobora kumenya igihe cyanjye, ariko uko bizamera kose unyigenga mbisumishe mu gicucu cy'amababa yawe, kugeza ubwo nzatabaruka amahoro Mwami. Erega Mana wampishe ibanga sinshobora kumenya igihe cyanjye, ariko uko bizamera kose unyigenga mbisumishe mu gicucu cy'amababa yawe, kugeza ubwo nzatabaruka amahoro Mwami. Unyigenga mbisumishe mu gicucu cy'amababa yawe, unyigenga mbisumishe mu gicucu cy'amababa yawe, unyigenga mbisumishe mu gicucu cy'amababa yawe, kugeza ubwo nzatabaruka amahoro Mwami. 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 Kugeza ubwo nzatabaruka amahoro Mwami.
nizere ko mwaguwe neza rero n'ubuhanuzi Imana imaze kuvugana namwe, nizere ko mwaguwe neza n'amagambo y'Imana, Imana imaze kuvugana nawe, nizere ko wakomeje kubana natwe nawe ufunguye video aka kanya. Imana nibaha umugisha kandi abayifunguye bakaba bayikurikiranye ikaba yarangiye, muryoherwe no gukomeza gukanda subscribe, like and share kugira ngo Imana ikomeze kubagirira neza. Nizere ko rero mwakomeje kugubwa neza. Nimba ufite icyifuzo cyangwa se inyunganizi, igitekerezo ndetse n'ubuhamya ushaka kunyuza kuri channel yacu TV, twandikire tumenyeshe kugira ngo video zawe nawe ujye ubasha kujya kuzinyuza kuri iyi channel. Kandi niba wadukunze cyane ukomeze kugubwa neza, kandi natwe turabakunda cyane, twiteguye gukomeza kubana namwe ndetse no kubagezaho ijambo ry'Imana. Imana ikomeza kuduha buri munsi amagambo y'Imana, Imana ikomeza gushyira ku mitima yacu kugira ngo Imana y'amahoro ikomeze kudukomeza, Imana y'amahoro ikomeze kuturwanirira. Rero nizere ko iri jambo ry'Imana ubwo uriya muntu yakize uburema yavukanye kandi abumaranye imyaka myinshi cyane kuko yari umuntu mukuru, uyu munsi nanone ntago Imana yakoraga cya gihe ntaho yagiye, n'uyu munsi iracyakora. Turabararikira rero kandi turabashishikariza cyane gukomeza kuyubaha no kuyumvira, kuba mu Mana ndetse no kuyisenga. Ibyo nibyo bizatuma irushaho kubagirira neza. Rero ndabashimiye cyane, ntugende udakanze subscribe, like and share. Kandi mwene data, ufite inyunganizi, igitekerezo, twandikire. Telefone yanjye ni 0786888359. Iyo niyo telefone waduhamagaraho tukagufasha gusenga Imana kugira ngo Imana ikomeze kugira neza uburwayi ufite mu mubiri wawe. Nta ndwara n'imwe rero Uwiteka Imana atabasha gukiza. Nabahaye ubuhamya bw'ukuntu Imana yagiye ikiza abantu benshi. Uwiteka Imana nanjye yanyujije indwara bita indwara y'amarozi, ubwo bari banyoherereje amahembe kugira ngo anyice, ariko Uwiteka Imana yarahabaye. Imana yakomeje kundengera, banyoherereza indwara bita ibisazi, amarozi y'ibisazi, ariko Imana yarahabaye irandengera. Amahembe bari banyoherereje kwari ukugira ngo iryo hembe rinyangaze ku musozi nirirwe ntoragura amashashi, ariko Uwiteka Imana aravuga ati mwana wanjye, dore bakohereje amahembe ndetse bagafite umugambi wo kugutoraguza amashashi, ariko ntacyo uzaba. Dore mbishyize imbere yawe kandi ndabikweretse kandi mbishyizeho iherezo. Uwiteka Imana akomeza kungirira neza kuko yavuganye nanjye, asohoza ibyo yavuganye nanjye. Naramwizeye rero kandi byarakunze. Uyu munsi wa none Imana yampaye impano yo gusengera abarwayi kugira ngo Imana ababaswe n'indwara z'abadayimoni babashe gukira mu izina rya Yesu. Uyu munsi ndagurarikira rero, ndagushishikariza kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro ducishaho, ndetse n'uburyo dufite uburyo dusengamo Imana, icyumba cy'amasengesho dukora kugira ngo dusengere ibyifuzo by'abantu bitandukanye, Imana ibasubize. Abizajya isubiza mujye muduhamagara mudufashe tumenye yuko mwashubijwe, ubundi dufatanye gushima Imana. Kandi Uwiteka Imana afite umugambi mwiza ku bantu bayishima. Imana ifite umugambi mwiza ku bantu bayikunda. Imana ifite umugambi mwiza ku bantu bayizera. Imana ifite umugambi mwiza ku bantu bayinezerewe. Imana yacu ifite umugambi mwiza ku bantu batayipinga. Amahoro y'Imana nabane namwe rero.